rwemeza abahizi rutaburabura mu ngambi ndende nayigize intaha ngwino twinginga indibori indangamirwa buranga. Ubwo urabona ko abavuga amazina y'inka ni ukuvuga ngo uri umuhanga cyane mu bijyanye n'amazina y'inka. Wirasa ku myugarira amanywa ihangu niyaruga ngatse ruhashya ndururwa amakombe zibazindagano zumva imihigo y'indongozi ndizi zenda gukorera ingare ndamutsigambira inshongore rwa Mirindi ya Sharamazi shura na rweshema muri zo bayita shebuja w'umushozi. Mirindi yarguhagirira mu gidatabaruka umuhure n'ijicirwe n'abanyamahame. Ikabi yarubuza guhumeka nidahumbiriye rubayibandaho iminega rukabona nayicira inshuro ikagendera kirukara ntibasubize gukagura ngo henge pfukamira uwo mushumba. Ntibakunze gushira umwaga niko ibuganza batamira ariko batitaye aho rumira. Ibihe byiza kuri wowe uduteze amatwi aho uri hose, nizere ko umeze neza, ibintu byose ari sawa. Hano tuhasanze ibikoresho bya kinyarwanda, ni ibikoresho byakoreshwaga kera n'abatunzi cyangwa se aborozi ba kera. Uburyo wabivugamo kose, abatunzi cyangwa se aborozi ba kera bari batunze inka. Iki gikoresho rero nkatwe abajene bo muri iyi myaka ntabwo tuba tuzi uburyo babyita, ariko hano turi kumwe n'umuntu ubizi, ubisobanukiwe neza, ni umuhanga mu bijyanye no gukora ibikoresho bya kinyarwanda. Uyu mugabo ni umuhanzi ndetse akabarizwa mu itorero Indatirwabahizi ry'umujyi wa Kigali. Komera wa mugabo. Uraho neza? Muraho. Uraho ntwariza mu ruhando? Muraho neza. Amakuru yawe? Makuru turashimira rugira. Naje rero mutangera mu bintu byawe ariko mba ndabyikoreye, ubona ko namaze kugishyira ku mutwe, nahise mbona gisa nkaho cyakoreshwa mu buryo bwo kwirinda imvura. Iki gikoresho bacyita ngo iki? Iki gikoresho cyitwa isinde. Bacyita isinde. Iki gikoresho cyitwa isinde ubundi kera mu muco nyarwanda cyakoreshwaga iki? Iyo abashumba babaga bazigirijwe n'imvura baragifataga bakakiboha, bari abahanga mu byo kubiboha, noneho bakakiboha nk'uku nguku biboshye, barangiza bakitwikira. Iyo rero witwikiraga witwikiriye neza, nta mvura yakugeragaho, wajyaga kuvumvuriza mu gihe cy'imvura, imvura imeze nabi cyane. Hari imvura bitaga ngo ni imvura y'abatunzi n'imvura y'abatindi. Iyo rero imvura y'abatunzi umushumba yitwikiraga iri sindi ringira ureba, hanyuma akagenda adafite ikibazo cy'imvura, nta n'inkuba igikubita. None se niba ntaguciye mu ijambo, ubwo kuvumvura ni nko kugira gute? Babyita kuvumvuriza. Kuvumvuriza no kugira gute ubwo? Kuvumvuriza ni ukujyana inka ahantu hari ubwatsi wateganije abandi batari baragira. Niho habaga hari ubwatsi bwiza bw'inkome babwitaga inkome, hanyuma bukaba ari ubwatsi nyine washimye, hanyuma ukabujyanamo inka zikaburisha mu masaha ya nimugoroba, bikitwa ko ari kuvumvuriza. Nshuti bakunzi mudukurikiye rero, murabona ko bino bikoresho ni ibikoresho byiza cyane byakoreshwaga mu muco nyarwanda. Gusa hari amakuru nigeze kumva yuko bino bikoresho byari bifite imiziro. Ibyo niba byarashobokaga ko bino bikoresho byagira imiziro, niyo miziro yarangwaga kuri bino bikoresho? Imiziro rero buri gahugu n'umuco wako. Njyewe iwacu naha ngaha ndi kubibohera nta miziririzo ihari. Ubwo buri gahugu n'umuco wako, ubwo namwe muzadusangiza ku makuru y'imiziro y'iki gikoresho cyitwa isinde kugira ngo natwe tujye tuziririza. Murabona ko kino gikoresho ni igikoresho cyiza cyane cyakoreshwaga mu muco nyarwanda, cyane cyane kikaba cyakoreshwaga n'abashumba baragiraga inka ku misozi itandukanye. Gusa si ibyo gusa kandi ngo bino bikoresho ibyo twita isinde ngo ntabwo wabaga acyambaye cyangwa se ari kugikoresha ngo ntabwo cyakubitwaga n'inkuba, ngo cyangwa se ngo nticyakubitwaga n'inkuba. Ibyo bintu wari ubizi? Ibyo bintu nahoze mbizi kuko abakurambere bacu barabituganirizaga. Ntabwo cyakubitwaga n'inkuba. Ubwo wenda kiretse niba ari wo muziririzo
twese duhuriyeho, ariko nuko nguko mbizi ko kitakubitwaga n'inkuba. Umushumba wabaga acyambaye ngo ntiyakubitwaga n'inkuba. Ariko nawe urabona ko ukitwikiriye mu gihe cy'imvura, mu masaha ya nimugoroba ugiye gushaka ubwatsi bw'inka, nta mvura yakugeraho. Nta mvura yakugeraho. Ngo ikindi kandi ngo umushumba wabaga acyambaye ngo nta nyamaswa yabaga yamutinyuka. Ibyo koko nibyo? Birashoboka, kuko urabona iyo ucyambaye uba ujya kugira ishusho nk'iy'intare. Ubwo rero ntabwo waba ufite ishusho ijya kumera nk'iy'intare ngo umusego gutinyuke. Ubwawo urakwitegereza ukabona uri ikindi kintu cyahindutse, wahindutse ukundi. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wabaga yambaye isinde yabaga afite ubwirinzi buhagije cyane. None se niba utanyagirwa ukaba utatinyukwa n'umusega kubera ko wagize ishusho nk'iy'intare, urumva ubwirinzi burahari. Banshuti mudukurikire, murabona ko iki ari igikoresho cyiza cyane. Ibi bikoresho ukaba wabisanga ahangaha kuri uyu mugabo witwa Karegeya Ernest, cyane ko Karegeya Aaron, murakoze mumbabarire, Karegeya Aaron niwe ubikora bino bintu, kandi akaba akorera cyangwa se atorezwa mu itorero Indatirwabahizi ry'umujyi wa Kigali. Ikindi utaragenda, ndimo ndashaka kuzajya njya kuvuga amazina y'inka nyambaye. Urashaka kuzajya kuvuga amazina y'inka wambaye isinde? Ndashaka kuzajya njya kuvuga amazina y'inka nyambaye, nkaba mfite inkoni nkatangiraniye Rwemezabahizi, Rutaburabura mu ngambi ndende nayigize intaha, ngwino twinginga indibori indangamirwa buranga. Ubwo urabona ko abavuga amazina y'inka, iri sinde baramutse baryambaye baba bikwije ku muco gakondo cyane. Ni ukuvuga ngo uri umuhanga cyane mu bijyanye n'amazina y'inka. Amazina y'inka sinakubwira ko ndi umuhanga cyane kurusha uwayatangije, ariko ndagerageza, ntabwo nasigara mu kibuga. Ntabwo nasigara mu kibuga cyangwa ngo nsebere mu bagabo. Noneho gerageza udushyiriraho nk'imirongo nk'ingahe y'amazina y'inka kugira ngo abadukurikiye baryoherwe n'ikiganiro. Wirasa ku myugarira amanywa ihangu niyaruga ngatse ruhashya nduru rw'amakombe zibazindagano zumva imihigo y'indongozi ndizi zenda gukorera ingare ndamutsigambira inshongore rwa Mirindi yasharamanze ishura na Rweshema muri zo bahita shebuja w'umushozi. Mirindi yarwuhagirira mu gidatabaruka umuhure n'ijicirwe n'abanyamahame, ikabi yarubuza guhumeka nidahumbiriye rubayibandaho iminega rukabona nayicira inshuro ikagendera kirukara ntibasubize gukagura ngo henge pfukamira uwo mushumba, ntibakunze gushira umwaga niko Buganza batamira ariko batitaye aho rumira. Ngaya amazina y'inyambo z'iwacu, inka z'iwacu. Ubwo uri gusingiza iyihe nka? Ndimo ndavuga inka, navuzemo inka zitandukanye. Navuzemo Utayoberana, mvugamo Ruhashya nduru, navuzemo inka nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Nk'umwe mu bagize itorero Indatirwabahizi ry'umujyi wa Kigali, ryashyizweho kugira ngo riteze imbere ibijyanye n'umuco nyarwanda, ribungabunge umuco nyarwanda, cyane cyane ibikoresho gakondo n'amazina y'inka muri rusange. Nihe nama wagira urubyiruko, abajene nkanjye, n'iki wabafasha kugira ngo babe bamenya amazina y'inka? Icyo nabwira abajene n'urubyiruko bakiri bato, kwiga ni ukwigana. Twigisha rero amazina y'inka, nababwira ngo nibaze tubigishe amazina y'inka, tubigishe bimwe mu bikoresho byari bigize umuco gakondo. Nk'ubu ndi gutangira kuboha iri sinde, abantu benshi cyane harimo n'abakuze baraje barambaza ngo iki kintu ni igiki ndi kuboha. Bamwe barambwiraga ngo ni ingobyi, kandi ingobyi ntabwo ari uko ibimeze. Ingobyi nazo turazizi, tuzi no kuziboha. Njyewe nkababwira ni isinde umushumba wa kera yitwikiraga imvura agiye kuragira inka mu gihe cy'umugoroba, kuvumvuriza cyangwa se kwahira ubwatsi. Urabona ko bigaragara ko ab'iki gihe batazi ibikoresho gakondo. Ntabwo dukeneye ko ibikoresho gakondo bigaruka, ariko tugenda tubigaragaza kugira ngo abatari bariho
babibone uko byari bimeze kera mu biho byashize. ariko we nagarutse ndatekereza ntacyo bitwaye. Urebye ntabwo twavuga ngo ntacyo bitwaye, gusa byabaho nk'ibigaragaza uko umuco gakondo wari umeze, uko u Rwanda rwahoze, ariko ntabwo byabaho ngo noneho kandi byongere bikoreshwe. Twaba dusa n'abasubiye inyuma mu iterambere nanone ry'igihugu cyacu.